Inkuru amasezerano y'isi yandikwa kandi mukanayigezwaho nanjye Josué Ishimwe kuri uru rubuga. Amasezerano y'isi yasingiza amaso asubiza ubudasa, ari naryo somo risibiza abadasobanukiwe urwo rusobe rusagamba imyejana munsi y'ikirere cy'ubururu. Ngwino ngusomye ku musi udasaza usindagiza abaza akabando k'iminsi. Bob yari yishe munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo. Ingabo za Masi zagendaga zisakuza hirya no hino zashakaga we n'umuryango. Mama we yari yihishe munsi y'ikindi giti cyari hirya aho ngaho. Urusaku rwatangiye kuba rwinshi ubwo ingabo za Masi zabashakaga. Byagenze bite kugira ngo bagere ahantu? Mukurikire inkuru. Ingabo zatangiye kuhanyura zisakuza cyane. Umuvu w'amazi watembaga hirya yaho rwari urusaku rwinshi rw'akagoroba. Nyina wari wihishe munsi y'igiti cyari hafi aho ngaho mu kigunda cyari cyari mu ishyamba ryinshi ryari rihari. Akibonye imbwa ndetse n'ingabo za Masi zisakuza cyane, yahise asohokamo ariruka cyane. Ese nanjye niruke cyangwa ngumaha? Umutima we watangiye kudiha cyane ubwo yabonaga nyina yirukanka. Mu minota mike ingabo za Masi zamushimirije imbwa ndetse n'abasirikare benshi batangira kugenda bamwirukankaho. Ubwoba bwaramwishe cyane ahita agukinya. Ibyakurikiyeho ntiyabimenye. William Boss yatangiye gufata icyo kunywa aseka. It's amazing, it's amazing, oh my god. Ati biratangaje mana yanjye. Abantu benshi bari buzuye aho ku icyo kibuga cyari imbere y'inzu y'aho William yari ari nayo Boss watumaga Masi ndetse n'abandi kuza gushaka umuryango wa Bob. Hari hamaze kuba mu kavugoroba, akavura gasa nk'agahise. Wabonaga ikirere gisa neza. William, hello guy, have you called everybody? Basore, mwabazanye bose, mwafashe? Yes sir. Yego bwana. Wow, okay, take a drinks. Yego, mufate icyo kunywa. William yatangiye gufata icyo kunywa aseka. It's amazing, oh my god, biratangaje mana yanjye. Abantu benshi bahise buzura ku kibuga cy'izuba. Hari hafashwe abantu batandukanye, harimo abagabo bane ndetse n'umugore umwe wari urimo. Nabonaga asa na mama wa Bob. Nabonaga imbaga imuhagaze imbere ifite ubwoba bwinshi ariko isa n'imukurikiye. Yatangiye kuvuga amagambo akarishye cyane. Sinabashije kuyumva, gusa ngendeye ku bimenyetso by'umubiri numvaga arimo ubugome ndetse n'ibindi bintu byinshi byo gutera ubwoba. Akibivuga nabonye abantu benshi bagenda bagwa igihumure. Bakimara kujyana abantu basiye bahita batangira kumera nk'abasakuza. Numvaga bavuga mu magambo nk'aho bavuga ngo Yakubeho. Sinabashije gusobanukirwa icyo urwo rurimi ruvuga, gusa ngerageje ku maso basaga nk'aho bavuga ngo mutureke uburenganzira bwacu. Masi komando yarashe hejuru, abantu bose bahita baceceka icyarimwe, abandi bagwa igihumure. Umugabo umwe w'igikwerere yahise ahaguruka maze yahise atera ajya imbere, maze mbona ingabo za Masi zimusamira hejuru zahise zimwinjiza. Mu minota mikeya yasohotse ari ikirembe yuzuye amaraso gusa, ndetse ari kumwe n'ingorofani zasaga nk'aho zisohoye imirambo. Wa mugabo akimara gusohoka imvura yatangiye kugwa ari nyinshi, maze umwana umwe we aramwegera ngo amusindagize bava muri iyo mvura begera apfa mu ishyamba ryari rihari. Abantu batangiye gusakuza ari benshi bagwana igihumure banyura hejuru. Uwo mugabo ariko nawe atangira kuvuga ati ndababonye. Ati ubonye nde? Mbonye nyina wa imfura, mbonye nyina wa inkuba yahise ikubita. Atangira kumvikana amajwi ateye ubwoba y'amasasu yavugiraga hejuru. Ese byagenze bite kugira ngo Bob n'umuryango we bahigwa? Nyina wa Bob se yaba apfuye? Ese ni iki uyu mugabo yasobanuye? Inkuru amasezerano y'isi iracyakomeje. Nabashishikariza gukomeza kubana natwe kandi ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo igice gikurikiyeho uzabashe kukibonera igihe. Murakoze. Josué Ishimwe.